Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza kuri tariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 cyangwa se ukukuboza umwaka w'ibihumbi 2025. Nshuti bavandimwe banwanyi batanu mu kazi mudukurikirana muri mu mande zitandukanye z'igihugu, nkaba ngiye kuba nabagezaho amwe makuru akomeye cyane amaze kuba yamenyekana kugeza kuri uyu munota. Babwiza ukuri, ikibuga kinege mpuzamahanga cya Goma kigiye gukurira ibyago simusiga bitegeze bibaho inyeshyamba zo mutwe wa 23. Nkurikije amakuru amasiko yatugiraho, amakuru aravuga ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, urwego rushinzwe imirwane mu kirere ndetse no ku butaka, barimo kwitegura ibitero kandi akarabutaka bishobora gukorwa mu gikorwa cyo kwamura umutwe wa 23 ikibuga kinege mpuzamahanga cya Goma, ndetse kandi ibi bikajyana no gufungura umujyi wa Goma ukajya mu maboko mu byukuri igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose bikaba biri guturuka ku makuru yagiye ahanze avuga ko nyishyamba zo mutwe wa 23 zongeye kuba zaha ubutumwa bukomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na Kinshasa muri rusange mu minsi ishize, babwira ko batazigera bemera gufungura cyangwa se ahari ibikorwa bifite isano cyangwa se bifite aho bihuriye na guverinoma bikora kuri iki kibuga cy'indege bihagarariwe na guverinoma cyangwa se no kuboko kw'imiryango mpuzamahanga ikorana na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo ibi byatumye rero mu by'ukuri ku birindo bya Rikas hatangirira operasiyo zikomeye cyane z'imyitozo ihambaye, ndetse ngo ibi bikaba biri kugirwamo urare n'ibihugu birimo Israel, nyuma y'uko perezida wa Israel Isaka mu by'ukuri ageza no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akemerana na Felix Tshisekedi gukorana. Ibi byahaye amahirwe akomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo mu kwitegura ndetse no guhabwa imyitozo kandi akarabutaka igomba kubafasha kwinjira kuri kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma amasaha makeya kikaba kibohowe. Vuga kugeza uyu munsi kandi ibingibi birimo biza byongera ku ngingo politike zagiye ziganirwaho mu gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ariko bigasa nkaho byirengagijwe. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyafashwe n'inyeshyamba zo mutwe wa 23 mu ntangiriro z'uyu mwaka, mu by'ukuri mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2025, aho bigaragara ko amezi agiye kuba 12 yose mu by'ukuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kiri mu maboko y'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Kuva ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyafatwa, bamwe mu baturage mu by'ukuri bagiye bahunga imirwano cyangwa se bava mu byabo berekeza mu bice bigiye bitandukanye, bakomeje kugenda babangamirwa ku buryo budasanzwe n'ikibazo mu by'ukuri cyo kuba barabuze ubutabazi, dore ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyifashishwa cyangwa se cyakoreshwaga n'imiryango irimo Human Rights Watch, cyakoreshwaga kandi nanone na HCR, cyakoreshwaga na Croix Rouge, cyakoreshwaga na World Food Program cyangwa se WFP n'indi miryango igiye itandukanye. Mu by'ukuri ibyo byose bikaba byarakorwaga ubwo babaga bageza ku bagenerwa bikorwa cyangwa se kuri izi mpunzi yaba ariko by'umwihariko bahungiye imbere mu gihugu, babagezaho mu by'ukuri ibirimo ibiribwa, imiti, ubuvuzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. 23 rero iti twebwe tukimara gufata ibice nta muturage ukiri mu buhunzi, abaturage bose baragarutse ubu bari mu byabo, nta n'impamvu yo gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ariko kandi nyamara za societe civile, ni ukuvuga imiryango ihagarariye abaturage, bakomeje kugenda bavuga ko kuri ubu ubuzima bw'abaturage buri mu kaga n'akangaratete, ndetse mu by'ukuri imibare y'abapfa umunsi ku wundi irushaho kugenda yiyongera. Na n'izi saha umutwe wa 23 binyuze mu by'ukuri ku bavugizi bawo bagenda bashyira hanze amwe mu makuru agiye atandukanye, dore ko nko ku munsi w'ejo bavuze ko ngo ahubwo igisirikare cya leta ya Kongo kiri kwifashisha Sukhoi 25 na drone bagaba ibitera hatuye n'abaturage, ngo ibi bigatuma abaturage benshi bakomeza guhangayikishwa. Amakuru mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyagiye gihakana no kuva mu minsi ishize wo bita General Major Sylvain Ekenge Bomusa Efuka. Uyu mugabo akaba ari umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo, yavuze ko ibivugwa byose n'utwa 23 ari propaganda ndetse na manipulation zigamije kuyobya uburari ndetse no kurangaza amahanga. Ibyo byose mu by'ukuri bagiye babivuga. Ndagira ngo mubwire ko kugeza uyu munsi mu bigaragara mu by'ukuri umutwe wa 23 wamaze kumaramaza werekana kutazigera ufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, mu gihe abaturage ibihumbi n'ibihumbi bakomeje kugenda bagirwaho ingaruka no kuba iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gifunze. Gifunze rwose. Ibi ni bimwe mu byakomeje kugenda bigaragara cyangwa se bigaragazwa nanone nka zimwe mu ngingo zikomeye cyane zakabaye zituma mu by'ukuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gifungurwa.
mama 23 iyiganira cyangwa se iyo ivuga ko kugira ngo ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gifungurwe bigomba gukurikiza amasezerano abiri yonyine kandi gusa, amasezerano ya Doha ndetse n'amasezerano ya Washington. Ati bitabaye ibyo ngibyo, yaba guverinoma y'imiryango mpuzamahanga yabihugu ubwabyo ku giti cyabyo, ati mwibagirwe burundu rwose gufungurwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ati ntabwo bizigera bikunda habe na busa. Ese koko ibyo umutwe wa 23 waba uvuga byaba mu by'ukuri ari ukuri cyangwa se hari izindi mpinduka zishoboka kuzabaho? Ibi byose nibyo mu by'ukuri hirya no hino tugenda twibaza. Yandi makuru reka nkubwire ko imirwano yakomeje mu bice bigiye bitandukanye bya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuva muri Kivu y'Amajyepfo kugeza muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturukayo aratwemeza neza 100% ko imirwano yakomeje. Kuri tariki ya mbere ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025 rero amakuru yamaze kuba yamenyekana, aravuga ko urugamba rwongeye kumvikana ndetse imirwano yakomeje mu Rugezi hafi cyane na Minembwe, muri imisozi yo mu Minembwe aho twirwaneho ndetse bafatanyije na Red Tabara baje kwataka ibindiro bya General Delphin Kalembe ndetse n'abagabo be. Bivuga ko iyi mirwano rero yaje gukwirakwira mu midugudu gitandukanye, aho kugeza kuri baho bita Timbia ndetse naho bita Rudabadaba. Ahangaha kabisa ngo ikintu bita fight imeze nabi hagati ya mu by'ukuri ya position ya General Delphin Kalembe, umwe mu bagabo mu by'ukuri wavuga ko bakorana bya hafi na FARDC basuka muri Wazarendo muri utu duce. Rero bikavuga ko Red Tabara yaje gukorana twirwaneho bataka iyi myanya, ariko bikavuga ko mu by'ukuri iri tsinda rikomeje naryo kugenda ryirwano cyangwa se riko bishoboka byose kugira ngo bashe gutsinda urugamba. Ariyo mpamvu imidugudu cyangwa se village zirimo Timbia na Rudabadaba imirwano yaje kwagera ivuye hano muri imisozi yo mu Minembwe miremire cyane rwose, aho pretu mu Rugezi aho ngaho amasasu arimo arumvikana. Ibi ngibi ni amakuru y'ukuri, amasasu arimo yumvikana rwose muri bino bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Si ibyo byonyine gusa ugomba kwamenya kubijyanye n'imirwano wa muntu we, dore ko amakuru ajyanye n'imirwano yo yakomeje kugenda yisukiranya, yakomeje kugenda aba menshi. Muri Kivu y'Amajyaruguru naho ntago nshobora kuba na hanyura cyangwa se ngo matambuke rwose mpirengagize ntakubwiye uko ibintu byifashe. Nyemera tunyarukire muri teritwari ya Masisi, imwe muri teritwari zimaze iminsi zivugwamo imirwano, imwe muri teritwari zimaze iminsi zumvikanamo urugamba karundura karabutaka. Kuri ubu rero mu by'ukuri ntabwo urugamba rwigeze rusiba bushyitsi. Biravugwa ko imirwano naho irimo mu by'ukuri yumvikanayo itoroshya be na gato. Wazarendo mama 23 bimeze nabi, aba basore barimo batana mu mitwe. Ibi rero mu by'ukuri ibyo 23 irimo igenda ikora hano muri bice byagiye bituma igisirikare cya leta ya Kongo kivuga ko mu by'ukuri ibikorwa bya 23 bihinyuza imvugo zayo, aho mu by'ukuri bagaba ibitero ariko bagashaka kubyitirira cyangwa se kubishyira mu by'ukuri bagashaka kubishyira cyangwa se kubyegeka kuri guverinoma, atariko mu by'ukuri ukuri kwiba kuri front line cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba y'abana muri teritwari ya Masisi ndetse no mu bindi bice bigiye gutandukanye n'ibyo abagize iri tsinda ryo mu mutwe wa 23 bagiye bakomeza kugenda bakora cyangwa se ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo bakora. Ati rero turagira ngo buri mwari wese abimenye ibyo mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'amatsinda ya Wazarendo barimo babivuga bakurikije imirwano imaze iminsi yumvikana, imirwano irimo ikomeje kugenda irangwa cyangwa se igaragara mu myanya igiye itandukanye. Mwabano mwe uru rugamba rukomeye cyane, n'urugamba karundura karabutaka cyangwa se nimwe mu mirwano ikomeye cyane umuntu wari wese adashobora kuba yakwirengagiza. Mu by'ukuri bivugwa ko rero hari amwe mu masezerano yakomeje kugenda ashirwa ahagaragara cyangwa se raporo zigiye zitandukanye ku bijyanye no guhuza amasezerano ya Afurika ndetse na Washington kugira ngo akarere gakomeze kugenda kabona amahoro, ariko ibyo bikaba byakomeje none kugenda byirengagizwa. Mu by'ukuri bivugwa ko rero kugeza uyu munsi imyanya igiye itandukanye yaje kugenda yumvikanamo imirwano. Muri Mwenga naho hari amakuru ari guturukayo, navuga ko aya makuru mu by'ukuri ntabwo nakwizeza ko ari amakuru ashimishije, kuko imirwano nyine naho ikomeje kugenda yumvikana muri bice, kandi imirwano uko twagiye tubivuga
byagana he iyi mirwano igenda igira ingaruka zikomeye cyane ku baturage. Abaturage nibo bakomeza kugenda babiburiramo ubuzima mw'abantu mwe. Nyuma y'uko rero ingabo z'u Burundi FDNB zirimo zicakirana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo haravugwa urunturuntu ndetse nago ibintu birimo bigenda neza. Umutwe wa 23 ku cyumweru tariki 30 Gushyingo ku munsi w'ejo hashize wongeye kwikoma igihugu cy'u Burundi, aho wagishinjije kuba nyirabayazana y'ibitero bitandukanye bimaze igihe bigabwa mu bice bitandukanye bituwe n'abaturage benshi bo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba byavuzwe rero mu by'ukuri n'umutwe wa 23. Mbere yuko ngaruka ku byo u Burundi bwavuze, nyuma gato y'ibyo 23 ivuze, reka manze nabyo bikubwire. Umutwe wa 23 ku cyumweru tariki 30 Gushyingo wongeye kwikoma igihugu cy'u Burundi, aho wagishinjije kuba nyirabayazana y'ibitero bitandukanye bimaze igihe bigabwa mu bice bitandukanye bituwe n'abaturage benshi bo mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'ishami rya politike rya 23 Lawrence Kanyuka abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko ibitero byose by'indege z'intambara zirimo Sukhoi 25 n'ibya drone bigabwa mu bice bituye n'abaturage no ku mirongo yose y'urugamba bituruka mu Burundi. Ati iki gihugu gikora nk'icumbi n'ikigo gitangirwamo amabwiriza ku biro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Uyakomeje agira ati u Burundi bunohereza ingabo zabwo ndetse n'abarwanyi n'imbonera kure muri Kivu y'Amajyepfo, aho binjijwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, binjijwe muri FARDC FDN Mai Wazalendo. Ati nubwo Kanyuka ntacyo yigeze arenza kuri ubu butumwa, usesenguye neza ubona ko yaragamije kwiyanangiriza igihugu cy'u Burundi mu buryo buziguye, cyangwa se kugaragaza ibyo avuga ko byose biri kuba akabishyira ku Burundi. Perezida wa 23 akanaba n'umuhuzabikorwa wungirije w'iri huriro AFC Bertrand Bisimwa we yeruye agaragaza ko ibitero ingabo z'u Burundi zigaba ku baturage b'Abanyekongo zibasanze mu midugudu yabo ibyaha byibasiye inyokomuntu by'intambara nk'uko biteganwa n'amasezerano ya Geneve yo mu 1949, stati ya Roma yo mu 1998 n'amategeko shingiro ya Loni. Ibyo nibyo 23 irimo irashinja u Burundi, aho ngo Burundi ngo bwaba ari bwo mutwe wari gutegurirwa ibitero byose ndetse n'amaoperasiyo yagiye atandukanye. Ariko nanone bamwe mu Barundi hari icyo barimo bavugaho. Muramuzi bamwita Mbayahaga, uyafatiye ku gahanga 23. Numuvuga butumwa ukomeye cyane Mbayahaga Isidori wo mu gihugu cy'u Burundi wamenyekanye nyuma kugenda agaruka kuri politike y'akarere by'umwihariko ku ntambara mu Burasirazuba bwa Kongo. Uyafatiye ku gahanga umutwe wa 23 uvuga ko ingabo zawo zinaniwe urugamba nyuma yo kuneshwa n'iz'u Burundi ndetse no kugenda bashaka gusereza ingabo z'igisirikare cy'u Burundi. Uyu mugabo usanzwe azwiho gufasha ubutegetsi bwa perezida w'u Burundi akanaba inshuti ye magara Evariste Ndayishimiye yabigarutse mu kiganiro guha umuyoboro wa YouTube witwa African TV. Ni ikiganiro yatanze mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje kwirwanira bikomeye n'umutwe wa 23 mu ntara Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu bice bitandukanye bya teritwari ya Mwenga. Amakuru avuga ko u Burundi bufite muri Kivu y'Amajyepfo ingabo zibarirwa muri battalion 14 zoherejwe kurwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ntambara ingabo zayo zirwanamo n'umutwe wa 23 ubarizwa mu ihuriro ry'uruzi rwa Kongo. Muri iki kiganiro yatanze mu mpera z'icyumweru gishize yavuze ko nta bushobozi AFC cyangwa se 23 ifite bwo kwigarura umujyi wa Uvira umaze igihe urinzwe n'ingabo ziganjemo iz'u Burundi guturuka mu misozi igiye itandukanye aha za Fizi twari turimo tuvuga. Ati muribuka ko izo ntare za Sarambwe niyo twirwaneho y'amadubu bavugaga ko baraye bafashe Goma na Bukavu ko bahaye Burundi iminsi 2 yo kuba bwabavuye mu nzira bagafata Uvira. Hashize umwaka uyu munsi urebye Borogo y'Abanyarugabo Moise uko barimo baboroga uyu munsi siko bavuganaga ikizere bikomanga ku gatuza. Uyu mugabo yavuze ko mu bigaragara umutwe wa 23 ubazwe muri ry'uruzi rwa Kongo ngo basa naho bananiwe urugamba kubera ingabo z'u Burundi zabahagamye. Ariko ati kuba Nyarugabo kuri ba Nyarugabo baboroga ni nk'ubusabe bwo kuvuga bati twebwe urugamba rwaratunaniye, kuba kwanyu kuruteye ubwoba. Aha niho bagenda bavugagura ngo Burundi bufitiye amabataliyani 10 nangahe, hanyuma ukaza kumva ngo abarundi bose twabishe twabatikishije, ukumva ejo bukeye bati mudukiza abarundi barangire ngo batwicire hamwe turapfuye.
ati ibi byose rero kuvuguruzanya cyangwa se no kwivuguruza bigaragaza ugutsindwa. Mbayehaga yavuze ko kuva ingabo z'u Burundi zagera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aho ziri hari igitinyiro giteye ubwoba. Yavuze ko muri iki gihe abasirikare mu 23 n'abatwirwaneho bari guturuka ku bwinshi bakishyikiriza ingabo z'u Burundi ku buryo mu gihe cy'ukwezi kumwe kuri imbere iriya mitwe yombi izaba yamaze gutsindwa burundu. Yunzemo ati intambara isigaye iri ku maradiyo, aya masasu yo ntayahari, 23 barayitsinze. Mu by'ukuri nibashake babyemere, ni ukubera izo ngabo z'u Burundi 23 ziryamye aho igoma bubitsinda umwaka ushize bari hariya. Mbayehaga aravuga ko 23 n'abarimo twirwaneho bayifasha urugamba batsinzwe mu gihe uyu mutwe ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo n'ibice birimo nka Kirungutwe, Kasika, Mahanga, Kashaka ndetse n'andi henshi, nyuma yo kwirukana ingabo mu by'ukuri bivuga ko zirimo n'iz'u Burundi. Ariko kandi nanone ubutegetsi bwa Kinshasa bukavuga ko ibyo 23 ivuga ko ibi bice byose yagiye bifata mu by'ukuri akwiye kubaho gushungura no kugenzura, kuko hari ibice 23 ngo yaba kugeza uyu munsi yiyitirira. Hari n'andi makuru rero amaze kuba yamenyekana, nibyo Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ngo yaba yavuze agaruka ku bijyanye n'ubutegetsi bwa Kigali. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ngo yongeye kwikoma mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda amushinja kwinjiza impunzi z'abarundi ziba mu Rwanda mu gisirikare mbere yo kuzoreza kurwana mu mutwe wa 23 yavuze ko ufite icyicaro gikuru cy'ingabo i Kigali. Ndayishimiye yongeye gusura ibi birego kuri Perezida Kagame ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye mu biro bye ku wa mbere tariki ya 1 Ukuboza 2025. N'uyu munsi muri iki kiganiro umwe mu banyamakuru yamubajije ikibazo ku bijyanye n'imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi amaze igihe yarafunze, avuga ko igisubizo cyacyo gifitwe n'u Rwanda, avuga ko rucumbikiye abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cye. Yavuze ko hari abaturage b'u Rwanda bamaze igihe kinini bamwandikira bamusaba gufungura imipaka ngo bajye guhahira mu Burundi, we akabasubiza ko basaba Perezida Kagame gushyira mu bikorwa ibyo Burundi bora bumusaba by'uko yabashyikiriza inkozi z'ibibi zashatse guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza 2015. Ati iyo banyandikiye ndabasubiza nti none ubutegetsi bwanyu nimwabubwira bukazana icyizere cy'uko nta mugambi wo kugira nabi Burundi ugihari, bakazana bariya bantu bakabaduha, none barimo babakoresha iki? None urwo rubyiruko bakuye imama bakajya kubwigisha igisirikare bakarujyana muri 23 Etat Major General, icyiciro gikuru cya gisirikare iri hirya i Kigali birazwi. None Kagame arimo abakoresha iki? Kubera iki atabaduha? Aya n'amagambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Ni ikiganiro kirekire. Ndayishimiye yavuze ko icyo agomba gukora ari ukurinda imipaka y'igihugu cye. Ati nibantera tuzabivuna, none dufungura umutwe w'umuntu umwe ugurwa ngahe? Hariho ibintu bigoye, dufunguye bahita baza guca imitwe abantu. Ati abantu bazahita bavuga bati wowe ni wowe wagiye gufungurira umwanzi, none reba ibyo tubonye. Mukurikije na Paul Kagame mu kiganiro y'abanyamakuru mu cyumweru gishize yagaragaje ko Burundi nta ruhare rwagize mu gutuma yagaragaje ko u Rwanda nta ruhare rwagize mu gutuma Burundi bufunga imipaka. Yagize ati twebwe na mbere ya hose no gufungwa kw'iyo mipaka nta ruhare u Rwanda rubifitemo na ruto. Abarundi nibo bahisemo gufunga imipaka, turababwira ngo aho bazashakira gufungura, twebwe ntabwo twigeze dufunga ati bazafungure. Ndayishimiye asa n'usubiza ku byatangajwe n'umukuru w'igihugu, yagize ati none twapfuye gufunga, we nabazane, njyewe na mbere naravuze nti umunsi tuzabakira tugafungura bakira ntabwo tuzongera gufunga. Ati umunsi tuzabakira bari kuza dufunguye bari kuza ntabwo tuzongera gufunga. Mu by'ukuri ati bizaba birangiye, none ubuzwa n'iki kubazana? Ati iki nicyo kibazo ukwiye gusubiza. Perezida Burundi yarariye ko igihugu cye nikidashyikirizwa abo asaba kitazigera na rimwe gifungura imipaka. Icyakora yavuze ko u Rwanda n'u Burundi nk'ibihugu by'ibibyara bigomba gukomeza ibigano kugira ngo umuti uboneke. Ati ntabakundana ngo ntibashwane, umunsi umwe amahoro azaboneka kandi iterambere rizahita ryihuta. Yunzemo ko icyizere ari uko nta munyarwanda Burundi bujya bubuza kubwinjiramo, ndetse ko ntawe uzigira bubuza kuko nta kindi kibazo gihari.